ko tugiye kwiga amahanga cyangwa ubwoko bwarwanije Abisiraheli. Nabo tumaze kwiga Abameleki, twarabize ejo bundi karagiteri zabo. Uyu munsi turiga Abanyakanani, tuziga n'Abafilisitiya n'Abamowabu n'Abamoni n'Abamidiyani n'Abasiriya n'Abanyababuloni. Aba bantu bose tuzabiga, kandi iyo turebye dusanga nino barahageze. Aba bantu nino barahageze. Turebe imbere. Ndagukunda cyane, ati turakumva cyane mama, ndagukunda, wambaye neza, thank you. Munganye Imana ati mami natwe turayakunda cyane kuko nayubwenge pe. Mutoni ati turahari cyane, Imana imvunagurire imyuka imburanye, vunagure. Mugwaneza ati ibyo bika byose simbikunda, iravuze ibintu bya iravuvu yansomye n'ibiki byose. Ese igihe yabahereye ibabwira ubundi bigeze hehe? Ibintu bababwiye ngo iravuze. Ubundi giyewe muri no minsi nako byatangiye mu mwaka ushize. Umuhanuzi uri kumpanurira afite ingorane muri no minsi, kuko agiye umuhanuzi ayatangiye kumpanurira mitanzanira urupapuro n'ikaramu ntibyandike, byandika ubisinyire ko nitabimuzabima, kuko aho mwahere mumbeshya muncanga sinzongera kwemera ko muncanga mwirirwa mumbeshya. Reba aho mwahereye mumbeshya kuva 2008 ngo Imana guhaye iki bitarenze uyu mwaka, undi wagira ngo bitarenze uyu mwaka Imana guhaye iki. Umwere mwica amaranga mutema yacu, munarekerayo niyo yayo, mwoyayo rwose. Ibyo mwatubeshye birahagije, mujyana ibipindi byanyu, sibye ko n'Imana nabirukanye tutakibabona. Izina rya Yesu ndabakiriye rero. Imana igumugisha. Denise wiyumvemo ikaze cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku Banyakanani. Abanyakanani tugiye kubavugaho cyane. Imwe mu myuka ikurwanya urasanga ikomoka ku Banyakanani. Abanyakanani icyambere bari bafite igihugu cyiza gikize, kera ibintu byose bahinze bikera, cyagiraga uburumbuke cyane, mu bintu byatumaga bikanyiza n'umurengwe warimo, n'umurengwe warimo rwose, warimo pe. Hanyuma Abanyakanani bari batuye mu gihugu cy'Ikanani, nyuma cyitwa igihugu cy'isezerano. Bakomoka kuri Kanani mwene Hamu, umwuzukuru wa Nowa. Tangiriro igice cya 10 umurongo wa 15. Twagiye kandi hafi aho ngaho amakaramu n'amajenda. Twagiye Itangiriro igice cya 10 umurongo wa 15 kugeza ku wa 19. Kandi ndatangariza abantu nkurikirana kuri Zoom ko ninzajya ntegurira isomo nkabona ntirirangiye, muzajya muntiza ya minota yanyu mikeya kugira ngo iri somo ryinjire, si byose? Nibyo rwose. Igice cya 10 umurongo wa 15 haravuze ngo Kanani yabyaye imfura ye Sidoni na Heti, yabyaye n'Abayebusi n'Abamoni n'Abamori n'Abagirugashi. Abantu babagome gusa, aba bose tuzabavuga. Itangirira igice cya 10 umurongo wa 15 kugeza ku wa 19 tugiye kuvuga ku Banyakanani, ubugome bwabo n'ubudemagujiro bwabo n'ubucuyi bwabo n'ubucabiranya. Ubundi niturangiza tubamenagure tuze tubashakira urwingusho hafi aho ngaho bagwiyo. 15 Kanani yabyaye imfura ye Sidoni na Heti, yabyaye n'Abayebusi n'Abamori n'Abagirugashi n'Abahivi n'Abaruki n'Abasini n'Abanyaruvadi n'Abasemari n'Abahamati. Ubwanyuma imiryango y'Abanyakanani irakwira. Urugabano rw'Abanyakanani rwaheraga i Sidoni rukagenda rwerekeje Igerari, rukageza i Gaza, rukagenda rwerekeje i Sodomu ni Gomora na Adima ni Seboyimu, rukageza i Reshi. Ariko ndashaka umuntu uzanyishyurira itike ndege nkajya mu gihugu cya Isiraheli. Ibi bintu nkajya mbivuga naranahageze badi. Samugira vubukire, dore niwe mugabo hano ukunda gukurikirana amavuta yanjye. Ni nawe uyabibamo, sinjya njya ku gicaniro ngo mveho udatuye. Abe make abe menshi samaratura, sinjya mva ku gicaniro adatuye. Niyo atatuye ansaba imbabazi akambwira ati nahebye mama. Wowe rwose ndashaka kukwaturaho umugisha ukandira itike y'indege nkajya mu gihugu cya Isiraheli. Ibi bintu
narabyiza ariko nge no kuri tere aho bibera ubundi nze nzivimuzi nk'umuntu wahageze nzibahe rwose. hanyuma ibintu byaranze abanyakanani, nkurikira cyane mvuga ku banyakanani, ku mwuka w'abanyakanani. Ibintu byabaranze, icya mbere no gusenga ibigirwamana. Basengaga ikigirwamana cyitwa Bali na Shitaroti. Urumva abanyakanani basengaga ibigirwamana. Ikindi bagiraga ubusambanyi n'ibiteye isoni, ibintu biteye isoni byose, kwikinisha, kwambara ubusa, kudatinya umugayo, ibyo byose yari imico y'abanyakanani. Ikindi kintu kibi nino cyageze, gutamba abantu n'abana babo. Abanyakanani batambaga abantu bakagera kuri level batamba abana babo. Nino ntibyahageze, umwuka w'abanyakanani niwahageze. Tuza abantu batamba abana babo kugira ngo bagere ku bukire. Reka nze rero mbabwire n'umwuka w'abanyakanani. Abari ku buhanga bw'ibyuma muze kunyegereza amazi cyane kuko umunsi ngiye kuvuga inyota izi. Haleluya. Abanyakanani batera icyaka. Jose we wahageze, watangiye kubaza bya bibazo. Turaza guhurira ruguraho. Ndashaka kuvuga hari ibintu bine bibi byabaranze: gusenga ibigirwamana, ubusambanyi n'ibiteye isoni, gutamba abana n'abantu bagatamba abana babo, n'ubugome n'akarengane gakabije. Ariko ndashaka gutinda kuri iki kintu cyitwa gutamba abantu n'abana babo. Reba haba abagome b'abanyakanani nino batugejeje badutamba. Baratamba amaguru yacu ngo ntituzagere aho tugera, ugasanga aratubigimbanye, ugasanga tutangiye kurwara amaguru tukiri abana, naho barayatambye ngo ntitukagira aho tugera. Baratamba ibitekerezo byacu ngo ntitugakire ibitekerezo, barabitambye, ugasanga umuntu atekereza nk'utuzuye. Baratamba imibiri yacu, ugahora urwaye, ugahora umeze nabi. Abanyakanani batambaga abantu, ariko bagakora n'ikindi kintu kibi cyane, bagatamba abana babo. Mumfashe mumbwire ko nino bitahageze mu makuru mutayasi. Aho usanga umuntu rwose pe, ngiye mvuga inkuru nzasubiramo nkavuga ibyo nahagazeho. Ndazi ko hari umuntu twagiye gusengera, isi yaramutambye kugira ngo abe umukire ukomeye. Yahoraga uwo mwana yicaye ku ihoteli ya se, ati nkonda yicaye nk'ikigoryi nk'ikidebiri. Ariko ise yabigezeho arakira we, aravuga ati imfura ndayitamba kugira ngo abandi bazabeho neza, n'abazankomokaho bose bazabeho neza, ndemera imfura nyishyiremo. Uyu ni umwuka w'abanyakanani, n'uyu mwuka waraje ugera nino. Niyo mpamvu nkubwira ngo ngiye kwigisha kuri aba bantu, ariko mfiteho ntunga gatoki, ndi gukoma urusyo nkoma n'ingasire, mfiteho ndimo ntunga gatoki birenge. Urabwirwa, urabe wumva mutima mucyo mu rutiba. Iyi myuka y'abanyakanani ndaje nkubite mu cyico, ndaje nkubitirwa ingusho kati kwa General Bwana, ndabakubitirwa ingusho kandi ndumva ntari buhushe. Myuka y'abanyakanani, tamba umwana wabyengukire. Abanyakanani mwe mutamba imfura mugatamba abakobwa. Ubusa ni hari igihe bajyaga bahiga abana b'abakobwa badatoboye amatwi, bagahiga n'abana b'abahungu tutarasiramuza, ariko ngo batagetinze kubatamba ngo niho ibintu byabo byari gukora. Iyo promotion yabayeho ntituyibuka, Imana ikadutegeka kujya kubisengera. Igihugu ntavuze siho abo bantu baburiraga. Hanyuma umutekano leta y'u Rwanda ikawukaza, bagakurikirana ibi bintu, aho byatugeze ntituhibuka. Uwo si umwuka w'abanyakanani. Umwuka w'abanyakanani batamba ibintu no mu nsengero ngo kugira ngo bamenyekane, abantu babuzureho. Ugatangaza itangazo saa 4 ko nyuma y'amasaha 2 musenga, ugasanga abantu bakuzo babuza naho bakwirwa kubera ibintu mwatambye. Ibyo bihanga by'ingurube mwatabitse ku gatuti, bakababwira ngo kwizonyo zuzura muri urwo ruhimbi, ngo bariko abantu bazajya babuzuraho. Ayo makuru ntituyafite. Si umwuka w'abanyakanani, si wanje gusenya. Umva, ndaje nkubiturwa ingusho. Umwuka w'abanyakanani wageze no mu bicuruzwa by'abantu, ugasanga abantu batambye ibintu, batamba ubuzima bw'abantu. Ntihari igihe ujya kubakorera uri umukozi udafite intege nke, bakagutamba kugira ngo ibintu byabo bimuvinge. Uyu si umwuka w'abanyakanani. Nino ni wahageze, ndaje mbereke, ndaje dukubite urw'ingusho.
ndaje pe umwambura bahinguranya ku mugani wa Beti, ndaje ndabahagurukiye muri uku kwezi mugenge, n'ubundi ntacyo mfana namwe, n'ubundi nanjye mwarampagurukiye, turahanganye ariko ndi umwambi, kandi umwambi ntuhusha, igihagaze mu nzira cyose urahitana. Kati kwa Jina la Bwana. Reka nkubwire igihano Imana yabahaye. Imana yategetse Abisiraheli kurimbura Abanyakanani kubera ubutabera bw'Imana hejuru y'ibyaha byabo. Mbega impamvu Imana yabategetse kubarimbura ni ukugira ngo Abisiraheli badakurikiza imigenzo y'Abanyakanani. Tugende muri Bibiliya mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 7 umurongo wa mbere. Gutegeka kwa kabiri. Wasanga nta Bibiliya ufite warayaguze ijingisi na baze na bobo utagira Bibiliya ngo nayiraze ku musego abazimu nibaza ujye bajye basanga Bibiliya ihari. Tazi gusoma Bibiliya uzi gusoma kamukaru karimo tangawizi ariko udasoma Bibiliya. Twagiye impamvu Imana barimbaguye kugira ngo Abisiraheli badakurikiza imigenzo yabo. Gutegeka kwa kabiri igice cya 7 umurongo wa mbere. Uwiteka Imana yawe nimara kukujyana mu gihugu ugiye guhindura, ikirukana amahanga menshi imbere yawe, Abaheti n'Abagirugashi n'Abamori n'Abanyakanani n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, amahanga 7 akurusha ubwinshi, akurusha amaboko. Urumva ko Imana yabarwaye inzika kugeza ubwo ihagurutse umukozi wayo Mose, yagiye ihagurutse abantu kugira ngo ibarandure. Amwumvise amoko yagombaga kurandurwa harimo n'Abanyakanani. Impamvu Imana yashatse kubarandura niki? Nuko bari bazanye imitwe yo gushaka kwigisha n'abana bacu b'abarokore, kubigisha imico. Mwarabibonye ko iyi mico ifata vuba, ikigare cyabo cyandura vuba. Murabona ukuntu ikigare kitwangirije abana n'abagabo n'abagore. Abagore murabona ikigare ukuntu kibanduje, wakundanye n'utobora izuru, none ushizeho n'inda n'agatsisi n'amatwi n'umunwa byose muratobaguye. Izi zingaruka zo kwivanga n'Abanyakanani. Abana tubahereza kwiga ari abahungu bakagaruka ari abakobwa. Iyi ni imyuka y'Abanyakanani. Niyo mpamvu Imana afashe decision yo kubarimbagura. Iravuga iti ndabarimbagura kuko batangiye, abana banjye ubwoko bwanjye bwatangiye kwivanga n'Abanyakanani. Niyo mpamvu mfashe umwanzuro mpagurukiye Abanyakanani ngiye kubarimbura, kandi nanjye amasaha ndakora umukwabo mu myuka y'Abanyakanani, ndarimbagura, ndamenagura, ndohereza umuriro. Kati kwa Jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Isomo ririmo dukura muri aba Banyakanani bivuze ngo icyaha utihannye kigira ingamba zikomeye, kikagira n'ingaruka zikomeye. Icyaha utihannye kigenda kigira ingaruka zikomeye. Ushiduka nawe warinje muri system y'Abanyakanani. Icyaha utihannye ubana nacyo ubumuga bw'icyaha, rimbura wo n'umwuka w'Abanyakanani. Ubundi Imana irihangana ariko bikagira iherezo. Kwihangana kw'Imana kuzagira iherezo, kandi n'umwuka wayo ntazahora ruhanya. Kagacuma kari mu mujinya, aka gacuma Imana irenda kukamena. Ubundi Imana ishaka ko abantu babaho mu kwezwa. Misemo guhoranyizwa, ngashingwa mu gakiza ke, sinzava mu gakiza ke. Imana ishaka ko abantu bahora bezwa ibi byaha mutihana, ibi bintu muhora musubiramo, ibi bizahu repetana, ibizahu sengana, ibizahu ryanigaburo, ibizahu himbana indirimbo, ibizahu vugana ijambo ry'Imana. Uyu ni umwuka w'Abanyakanani wakuzengereje. Ubundi Abanyakanani mu buryo bw'umwuka bisobanura ibyaha byashinze imizi mu muntu, bikagenda bigashinga imizi. Icyaha kikavuga kiti reka twibanire, hari cyo bitwaye. Ubusinzi butari kwaretse tukibanira. Wowe uzajya ukanywa, nurangiza nujya kurepeta ugende wekenya agashikarete gahumuramo. Arudu bushikarete nabonye mwihekenyesha buhumura nka bombo z'inkorora. Nabanye no kugatuti we
bantuza ntavuze, ba matitiri, ba papa matitiri, ngabo daruko bandeba ba papa matitiri. Buriya bushikarete muhekenya mu bamwica iperereza ry'iki ni umwuka w'inzoka. Icyaha kigashinga imizi muri wowe, no mwuka w'abanyakanani mu buryo bw'umwuka washinze imizi. Icyaha kigashinga imizi muri wowe, inzoga ikakubwira iti jya unywa ariko ni karukoro. Urabona za mibe, umugabo utakanyweye urabona nawe bya rukoro gatwika ibinure. Urabona na Salomo yari afite abagore 1000 kugira uriya mugore ku ruhande ntacyo bitwaye. Urabona nawe byakubaho nta kundi. Urabona se none se kuwanjye ayagiye muri misiyo ibintu nk'ibyo. Uyu ni umwuka w'abanyakanani waje gushinga imizi y'ibyaha muri wowe, nawe bitumye upfana agahiri n'agahinda. Mu bantu bafite agahinda urimo waradeprime, ikindi wabuze umugisha. Ibi byaha byashinze imizi, iyi myuka y'abanyakanani yashinze imizi nk'ibyaha muri wowe, yatumye ntacyo ugeraho, uvoma bimeneka, uhora muri ingeso mbi umuntu amenyera ntazivemo. Wacyumvise ikindi kintu kibi? Ingeso mbi umuntu amenyera ukumva warazimenyereye, ubwo batandondoye ibase ugasanga uzi ko twagiye muri cya cyumba kibamo babahanuzi nta wigeze arabukwa, ahubwo bampanuriye umugisha, bambwiye ko Imana ingiriye neza, bambwiye akazi, bampanuriye iterambere. Naho Imana iri kukurebera mu bana bawe wabyaye barimo bayikorera badakora ibyaha, Imana ikabakureberamo ikaguhanurira umugisha, ariko uzarimbuka ikanakurwaza ikurwaye, ikagirira bariya bana bafite mu mutima inzira z'igisiyoni, ukaba igikoresho cy'abo bana bawe kugira ngo bazagera ku masezerano Imana ibaha. Urimo ukora ibyaha, ngeso mbi mwamenyereye mukumva ntacyo bitwaye, ubugome, kwirirwa mwirukanisha abantu ku tuzi, kwirirwa mugambanira abantu, kwirirwa mwangisha abantu abandi. Uwo ni umwuka w'abanyakanani. Ikindi abanyakanani mu buryo bw'umwuka bagira ni imyumvire ya kera ihabanye n'ijambo ry'Imana. Imyumvire ya kera bihabanye n'ijambo ry'Imana. Kera mukitwaza ibyo byo kwa Salomo, mukitwaza Dawidi ngo wari ufite abagore na Mukawuriya, ariko mukirengagiza igihano Imana yashyize mu rugo rwe na bugingo n'ubu kikambukiranya, ibyo mukabyirengagiza. Ibintu by'imyumvire ya kera. Ariko imyumvire ya kera rimwe nigeze kuzana maritime n'amajeste muri korari ntavuze, dore naririmbye muri nyinshi, ngiye ko nambona papa myumvire araje. Umva runa ubwahamagaye abaje kera. Umva runa ibi bintu abana batangiye kutuzanamo byo kwirirwa baducondoguratura badukoza hirya no hino ngo na majeste n'amaritime, ibi bintu genda bivamo, iyi korari ndayisigira aba bana bekoresha icyo bashaka. Ariko ibintu bya kera ko twasanze muvuza ingoma y'uruhu, sentitizeri na sembare twabazaniye, harya nubwo muvuga ngo ni ibyubu, ko twasanze mucana amatara ya Coleman tukazana amashanyarazi, harya nubwo muvuga ngo twabazanyemo ibyubu, imyumvire yanyu ya kera, harya murabona nta terambere twazanye. Aha turabasi. Yo ni imyumvire y'abanyakanani. Hanyuma abanyakanani bagira ibintu bihangana n'umugisha, bagira imyuka ihangana n'umugisha. Buriya impamvu ubona uzamuka mu kwa mbere mu kwa kabiri ukabona birahombye ni imyuka y'abanyakanani. Bagira ibintu, imyuka igira ibintu bihangana n'umugisha w'abantu. Ujya kubona ukabona ukoze ukwezi kwa mbere, ugiye guhembwa umushahara wo kwa kabiri bakaba barakwirukanye. Iyi ni imyuka y'abanyakanani ihangana n'umugisha. Hangana n'umugisha ukarangura, kandi ukarangura ku isoko byarabuze bikarinda birangiza garani. Ino mwuka w'abanyakanani uhangana n'umugisha. Uyu mwuka ndawumenaguye, imbaraga ihanganya n'umugisha wawe. Iyi myuka y'abanyakanani yitabitse mu mugisha wawe, ndakubita hasi ndamenagura kati kwa jina la Yesu, rekura kati kwa jina la Bwana. Dore ibindi bintu abanyakanani bagendana mu mitima yabo ndetse baguteza. Abanyakanani dore ibintu bakunda kugukwikira mu mutima,
waba uri mu mujyi, waba uri mu cyaro, waba uri mu kazi, waba uri mu kizame, waba uri mu ndege, waba uri mu bwato, waba uri muri minibisi, dore imyuka abanyakanani bakunda kugukwikira mu mutima wawe. Icyambere bakunda kugukwikira umwuka w'inzika idakira, inzika ukarwara agacecuru ko mu cyaro, inzika ukibuka umuntu wakugiriye nabi muri bibiri akaba akiri mu mutima, inzika ukibuka umuntu wakwemesheje akazi kandi uri guhembwa menshi. Iyo nzika ni ikintu umunyakanana gushyiramo. Icya kabiri n'ubwoba bukabije, ngiye mu kizamini natsindwa, nshuruje nahomba, ntwise napfa, nohereje umwana ku ishuri bamuroga, ngiyeyo mu bukwe bandoga, banzinga, umwuka w'ubwoba. Ikindi ni umujinya udacunga, umujinya udacunga ngo ukontorore. Uyu mujinya nawo bawugukwikiramo umwuka w'abanyakanani. Ikindi ni gukunda amafaranga kurusha Imana. Umva ibintu bagukwikiye no gusenga ibigirwamana by'iki gihe n'icyubahiro cy'abantu. Wabyumvise ibintu bigeze kuri 5 abanyakanani bagukwikiye mu mutima? Wabyumvise? Inzika, ubwoba, umujinya, gukunda amafaranga kurusha abantu, gusenga ibigirwamana by'iki gihe n'icyubahiro cy'abantu. Muri ino minsi ngo iyo udafashe umuntu ngo umushimagize, ngo umubyinirire, ureke ba Tabita, ureke ba Debora, ureke ba Mariko, ureke ba Dawidi, ureke ba Yosuwa, ureke ba Ezira. Ubu ngo nitutabafata ngo tubafate amasaha yo kubavuga no kubabyinirira, ngo nituzagaruka mu nsengero zanyu. Mwigireho twarabavumbuye ni imyuka abanyakanani, tuzaramya Uwiteka waremye ijuru n'isi. Mutubabarire, muri abanyakanani nimugende ibyanyu twarabivumbuye. Uko babatsinda mu mwuka, ariko nashize ubwoba muri no minsi, munyitondere muri uyu mwaka wa 2026. Harya ngo muri 2025 narabahondaguye, munyitegure muri uyu mwaka njenje imyuka yanyu mukoresha mwirirwa mubesha abantu muvuga mu ndimi twabe ubwoko bwanyu. Iyi myuka y'abanyakanani kwirirwa mutamba abantu, mutamba n'abana banyu, iyi myuka nje gukubita mu ngusho, ndabatera urw'ingusho. Urumva neza? Dore ubundi ukuntu watsindiye imyuka y'abanyakanani, ngo ukopeze we murokore. Kandi umurokore uri hano utarabatizwa mu mazi menshi, nawe gerageza ujya kubatizwa mu mazi menshi. Ajya muvana ibyo bipinda aho ngaho, ngo ntabwo mwava mu madini yanyu. Ninde ukubwiye kuva mu idini ko tukubwiye kubatizwa mu mazi menshi? Ntabwo mwava mu idini ngo ntimwagira gute, mubatizwe, mukizwe mu idini ryanyu, mukirizwemo, hanyuma mubatizwe mu mazi menshi. Nimba uri mu idini ritabatiza, ngwino tukubatize usubire mu idini ryawe, ariko ubatizwe umubatizo Yesu yabatijwe. Ntimugakunde Yesu igice, ntimugakabye ngo muze kujijisha Yesu, kumujijisha abandi mwanze gukizwa ngo murashaka gukizwa ruko sidi bagejeje ku basirikare 5 mu mubiri. Muze gukizwa muje kugwa ku Mana ngo ibapfunye, mwarananiwe kuza kuyikorera mufite imbaraga, none mubonye abasirikare bashize mu mubiri sidi bajengereje ngo muze gukizwa. Iminwa yaratemye zo nazaraba kigenyeduye, muje muhengamye, amagufa aramenaguritse, amaraso yarabaye amazi, muje mususumira. Nuko Yesu atampaye akazi ngo nge mbamusohorera. Ubundi muba muje gukora iki? Twababwiye mbere igihe tuberera imbuto, Bibiliya murazisoma mugumya kwirengagiza ngo isi iraryoha, mwanga kuza kwakira umwami Yesu, none mucunze mutemye, musigaje abasirikare 3 mu mubiri, mubura ukwezi ngo mupfe, muraje ngo Yesu abapfunye. Ni byiza nimuza mugire iherezo ryiza, ariko si ubwo muraba mupfuye mumukoreye iki? Muraba mupfuye mumukoreye iki? Ubutunzi Imana yarabuduhaye, ntimwana buduha ngo tubukoreshereze Imana. Mubumariye ku ndaya z'inkongomani, iz'abasomali, iz'abanyarwanda, iz'abarundi, iz'abagande. Amafaranga muyamariye ku ndaya, murakennye, umufuka uratobotse, none birarangiye ngo tuje ngo gukorera Imana. Muje imbere yayo mutakigira amaturo muyaha, muyamariye kwa manyinya. Muje imbere yayo mutakigira ibyo muyikorera, ngo muraje ngo ibapfunye. Ndebera nawe Yesu ukuntu nawe ari umunyembabazi, ukuntu mwijuru umuntu azabana n'umuntu yaroze. Bana we, ndoke mugahurira muri gakondo y'abera. Waramuroza arapfa, amaze kugenda urihana wakira umwami Yesu, mukazabana waramuroze. Nyumvira maniga. Zashumi zanjye ziri hano di, mwanyumvise nawe kuntu Imana nayiteye ubwoba.
ariko surinda kuza habura iminota mike ngo upfe waje kare tugakorera Imana. Dore ukuntu rero warwanya watsinda uwo mwuka w'abanyakanani. Icyambere no kwihana nyakuri. Nimvuga kwihana nyakuri, hari abantu bihana bafite ibintu by'igisirimu mu gakiza. Abantu mwihana mufite utuntu musigaza ngo urabona ngo yewe ngo idini ndarikunda, ngo yewe ngo badepere ngo ndabakunda, ngo nkunda ko bagira umwuka wera niho hasigaye bihe byiza, ngo ariko ngo ibintu ngo by'imisatsi ngo ye natirere ngo ihirimbiye, ibintu ngo byabo ngo by'ingutiya ndende, ngo ako kantu niko tudahuzaho. Wowe urashaka kuba umwadeperi mu kwizina ariko kwisuna nitubibona jyayo goshe wa misatsi pfuragura izo nwere ishyiramo ingutiya ndende kuri izo nigi mwijosi ukuremo nayo mahereno ukuremo nibyo bikomo winjiremo winjiye agakiza mukizwe nyakuri. Nimba uri umwadeperi isa nawe, nimba uri umusiramu sa nawe tukubonane kakana. Ubundi abasiramu ntabonana harya bakita suduja hafa. Ubundi umusiramu yo ntabubona nakakanu nawe simwemera negepende ntemokaze kubesha kuko nawe kugahanga ntabwo uragakuba ngo uvuge Yesu neza cyangwa Muhammad. Nawe turabutubesha ntukadushyire igipinde. Nyimbura umugaturika tukaba tutarakona muri amasengesho y'iminsi 9 nibagiye uko mama ajyaga yita. Ntitukubona ni shapure yafanga nitukubone mu bakarisomatike n'abarejeyo. Tukubone wubika gutya. Biriya mwikubita imbere babashyira harango ni Yesu kandi mutamuza ngo ni Maria mukamuha visage meze kuri yataye meze kuri ngo ni Yesu. Ninjoro waryamire ashushika kubonekera ngo Yesu yansuye. Yesu uramuzi wowe bikira marona muzi wigeze umubona. Mwanyo kuza kumushushanya ukamushyira ngo abantu bajye bamusenga. Nigari n'ibipindi tutajya twemera nubwo tubareka mukaguma muri aho madini. Mujye muyabamo Yesu aravuze ngo mbatumya nk'intama hagati y'amasega ariko mugenda mufite ubwenge. Mube muri aho madini ariko mudasenga ibyo bishushanyo. Musenga Yesu Kristo wa Nazareti mutikubita imbere y'ibyo bishushanyo bibaje. Niko Bibiri ivuga bishushanyo bibaje ntabwo byemewe. Nibyo ariko nimundebe nabi mba ndimo mbakebura. Banimo mbicira akajisho. Ntabwo twabatumye kuba imbata z'amadini, twabatumye kuba abakristo mu idini. Buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo. Kandi nubona iryo dini rikora ibizira rigutamba nkuko twasomye abanyakanani ukuntu batamba abantu cyaho genda. Ntabwo uzagera mu idini rya gatanu Yesu atarakubwira ati fatiraho hano utiyumva mu bundi ntukanahatinde. Urumva neza? Kwihana nyakuri ngiki kintu kirwanya umwuka w'abanyakanani. Nimba uzi kwiza imbaraga z'abanyakanani tumaze kuvuga zikugendaho ukabutihana nyakuri barakukubisa n'uraye. Icyakabiri kwemera ijambo ry'Imana. Mwemera ijambo ry'Imana mureka kuvuga ko ari bikabyo tubazanaho nta bikabyo dufite. Ni ijambo ry'Imana nyakuri. Mwemera ijambo ry'Imana. Arumurembye yavuze ngo muryemere mu mitima kuko niryo ribakiza. Dawidi aravuga ngo muribike mu mutima nabiki ijambo ryawe mu mutima kugira ngo nagucumuraho. Icyagatatu gusenga no kwiriza ubusa. Abantu mwahisemo gusenga mwanga kwiriza ubusa ngo muri minsi 40 twareba tukasanga umubyibuho ni wose. Umbwira gute kugeze ku munsi wa 30 ngo muri mu minsi wa 40 kandi twareba inda tugasanga ni imvutsi uri gutura umubi wa sosiso. Urimo uratura umubi wa sosiso no wisambusa no wibishabira hirya aho ngaho n'uwazaji ngo uri mu minsi 40 ako mwagiye mubeshya abazungu. Ariko imiceri amasahani y'imiceri n'amandazi amasahani y'imvange n'amashaza ngo muri mu minsi 40. Ubu tuyobewe umuntu uri mu masengesho y'iminsi 40 ukuntu ahubwo asaba abasha kugenda. Na Yesu wari ukomeye kubarusha umwami w'abami. Satani yaramurebye areba ukuntu ari madandabirana ashaka kumufatira mu nzara. Yesu aramubwira ngo handitswe ngo none wowe uri mu minsi 40 ufite ametara karakara. Hari ikintu cyitwa gusenga hakaba no kwiriza ubusa. Ngibi ibintu birwanya imyuka y'abanyakanani. Nimba usenga gusa ariko ntiwiriza ubusa. Kwiriza ubusa icyambere habamo umuti bivura indwara nyinshi cyane. Icyakabiri Yesu yaravuze ngo bene uwo mudayimoni wananiranye cyo cyananiranye indwara yananiranye iyo myuka yananiranye nta kindi kibivana uretse gusenga no kwiriza ubusa. Ngiki kintu kivanaho iyo myuka. Mukangi kigeragezo cyagukanda ngo arongo nagira ngo mbaye ibyifuzo mu nsengere.
ariko ibyo bintu mumbwira ni ibiki? Ibyifuzo tuzabisengera ariko tuzafatanya. Nanatanze uburenganzira, hano twarangije gushyiraho igikuta cy'amaganya. Turashaka ko buri muntu ufite icyifuzo aza kumpa icyifuzo cye, hanyuma izina rikagaragara inyuma, icyifuzo kikajya imbere, tukomeka ku gikuta cy'amaganya, nkajya mfata umwanya wo gusengera ibyifuzo byanyu. Uri hafi azaze mwereke igikuta cy'amaganya, afate agapapuro yiyandikireho, narangiza asiga nakiyomekeyeho, hanyuma ibyifuzo byuzandikaho nibisubizwa tuzakubona uje komora agapapuro kawe uzanye n'ituro ry'ishimwe kandi rifatika. Faya. Ikintu cyitwa kwiriza ubusa tucyumvikanyeho. Fata iminsi 2, ufata umwe, dayimoni nashinga agahembe, wongereho umunsi wa 4, nubona ibigeragezo byongeye byagaye ushyiraho n'uwa 5, urwana inkundura, wiyiriza ubusa ndugu yangu. Ariko mwakwirije ubusa. Ese kera ko mwirizaga mupfuye mwanyaki? Nimba uri hejuru y'imyaka 50, nimba uri muri 48 ufite diabete cyangwa wonsa, gira n'amasaha byibuze. Uvuga ute amasaha injugu ndazireka, ndareka zipotage sinzinywa, ndareka ubunyobwa simbohekenya, ariko byibuze ufata uwo mwanya wiyiriza ubusa. Nguko kuzarwana n'abanyakanani ukabakura amajigo. Igihe utaratinyuka kwiriza ubusa, ugomba kumenya ko bazagukura amajigo. Ikindi, kureka iby'Imana yanga ukabireka burundu. Nimba Imana yanga busambanyi, nimba Imana yanga itabi, nimba Imana yanga urugomo, ukiga ibintu Imana yanga byose, ukagira gute? Ukabireka, ukiga kubireka. Hano hari abantu bamwe bambwira ngo menye umuceri n'ibirayi nzabimeneje humura, nejo bundi kawunga nyimene. Kuko yewe ndaje mbabwire mpagurutse ndi inkuba y'umugore. Hanyuma isomo ririmo, ntukemere abanyakanani kugumana nawe, kuko bazakurwanya bucece, bagukura mu mugisha buhoro. Wabyumvise? Ntukemere abanyakanani kugumana nawe. Warahishuriwe iyo myuka bafite, ugahishurirwa karagiteri ko ziza abanyakanani. Ntukemere abanyakanani kugumana nawe, kuko bazakurwanya bucece. Bafite ukuntu bagenda bakurwanya bucece, bakabanza bakakwangisha so, bakongera bakakwangisha uwo mwashakanye, bakakwangisha abo wabyaye, bakagenda bakwangisha bosi wawe, bakakwangisha n'abakozi, bagenda bakurwanya bucece n'abagome. Ugashiduka bakurangije, bakagukura no mugisha wawe buhoro, ugashiduka bagukuyemo. Nguko uko bameze. Ariko ubundi abanyakanani ari igihe Imana inabazana kubera impamvu ngiye kubabwira, ibazana mu buzima. Hari igihe ibazana kugira ngo dukure mu kwizera. Buriya mwabarozi mwe turabashimira, iyo mutadukana ibyo birozi byanyu tuba turabadabagize. Ubu ntabwo twapfa gusenga duhumirije mu gihe muri kutugaburira. Hatumye dukura mu mwuka. Ubu ntabwo twasiga fanta ngo tujya kuri telefone tugaruke tuziwe. Nukuri ako kantu nako turakabashimiye, mwatumye dukura mu mwuka. Ikindi, mwatumye tuba abasitari. Ubusa nk'umuntu wanzinze nkamara imyaka 11 narakowe, ntiyatumye mba umusitari. Nukuri pe, hari igihe Imana itambikamo umunyakanani kugira ngo unahitinge. Faya. Ugakura mu kwizera. Ibirozi byanyu no kuruturwanya kwanyu byatumye tumenya yibiri ayitatu, imisozi yo gusengeraho abakozi b'Imana, kumenya gukoresha megabyte mu ginsengero zifunze tukabasenya. Buroma hari mwari muzi ko mudushoboye ngo insengero barazifunze, na turabasyonyagura niho tubahera urw'ingusho sawa twashoyemo n'amamega. Kugira ngo dukure mu kwizera, iyo ni impamvu ituma Imana ijya ibazana mu buzima bwacu. Ikindi, kugira ngo twige intambara yo mu mwuka. Reka tubakomera amashyi. Twige intambara yo mu mwuka. Ubu kintu cyitwa intambara yo mu mwuka mwarabibonye, yongeza kubarange ndamenagura, yongeza ku ruzingo rwanyu ndakatagura, yongeza ku bapfumu ndobika, yongeze kubarange ndamenagura. Ubu mwatumye twiga intambara yo mu mwuka
ku manywa tukubita mu cyico, izuba iyo rirenze dufata ibiheko byanyu n'ibicaniro na za nyabingi n'amahembe n'ibitega tukamenagura bikarengana. Mwatumye tumenya intambara wo mu mwuka sha, mwatumye tuzimenya. Ubu nta bintu ubu turyamiye amajanja, tuba turyamiye amajanja. Niyo mutambutse mu gihunyira tumenya ko ari mwe, niyo mutambutse muri Nyirabarazana tumenya ko ari mwe, niyo mutambutse muri za Marijose turabamenya, turabavumbura. Mwatumye tumenya kurwana intambara wo mu mwuka. Abantu munkurikiye muvuga ngo haleluya. Bituma kugira ngo tubone aho tugifite intege nke, hari igihe Imana ibazana nk'igipimo kugira ngo tumenye aho dufite intege nke, ubundi rero sasa tukabavudukana. Reka turebe rero ukuntu Imana yabarangije nuko igiye kubarangiza mu buzima bwayo. Ubundi reka mbabwire, iyo icyaha kigeze ku gipimo cyacyo, Imana irahaguruka nk'umucamanza. Haleluya! Yaravuze ngo none aha ndahagurutse. Ibimaze nk'imaze iminsi barwaye inzika, hari ukuntu Imana ugira gutya ukabona irakurwaye, ukabona imbaye mbaretse akanya gato, ukabona hari umunsi yahagurutse mu ijambo rivuga ngo mbare nacecekeye. Iryo jambo riranditse muri Bibiliya, nurikenera uzambwire ndikoherereze ngo mbara nacecekeye. Ikagezaho bigera ku gipimo cya nyacyo, igahaguruka ngo none aha ndahagurutse kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuhuza umutima, kubwo Abanyakanani bamuzengereje bakazengereza n'abana be, Abanyakanani bazengereje akazi ke n'iterambere. None aha ndahagurutse. Yego, igihaguruka. Dore uko Imana yabishe sasa, dore uko Imana yabishe. Nkundira umera Imana icyubahiro, nkubwire ukuntu igiye kubarangiza. Uwiteka azabirukana imbere yawe. Twagiye Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 5. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 5. Turebe ukuntu Uwiteka agiye kubakubitira imbere yawe. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 5. Haravuze ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nkuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzahabasekuruza babo. Niko Bibiliya ivuze. Vuga ngo haleluya. Nta muntu n'umwe, nta Munyakanani n'umwe, nta mwana w'Umunyakanani n'umwe, nta mugore w'Umunyakanani nta n'umwe warinda kuguhagarara imbere yawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Nkuko nabanaga na Mose, uko Uwiteka yabanaga na Mose, uko yabanaga n'ubwoko bwayo, niko azabana natwe. Nta Munyakanani n'umwe. Vuga ngo guhera itariki nta Munyakanani n'umwe uzampagarara imbere. Muri 2026 ndabisinyiye kati kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yakoresheje ubwoba n'akajagari mu mitima yabo. Uwiteka niko abigenje. Yatangiye kubatera imbaraga z'ubwoba, atangira kubateja akajagari ngo bacanganyukirwe. Uwiteka abohereza ubwoba, yohereza amavubi. Reba kuva igice cya 23, kuva igice cya 23 nze nkwereka uburyo tugiye kukubita imbaraga z'Abanyakanani. Muvuge ngo haleluya. Mbega ngo biraba byiza bikanyura umutima. Igice cya 23 kuva umurongo wa 27 haravuze ngo nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere. Vuga ngo ndacyakiriye. Yesu we muriye, ba Beatrice muriye, ba Jose batureba imbere, ba Uwineza, abagabo abagore muriye, mwakira igitinyiro cy'Imana. Dore uko Uwiteka agiye kunetraliza no guhondagura no kumenagura Abanyakanani.
Haleluya, haleluya. Nzohereza igitinyiro kikugenda imbere. Cyakire we, cyakire. Nzohereza muri uku kwezi kwa mbere 2026 nzohereza igitinyiro cyanjye kikujya imbere. Nirukana abantu uzageramo bose. Ntuma ababisha bawe bose baguye ibitugu. Nzohereza amavuba kujya imbere yerukane abahivi n'abanyakanani n'abaheti imbere yawe. Vuga ngo Uwiteka arabirukanye. Nzabirukana abanyakanani muri uyu mwaka. Haleluya, 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 haleluya. Yewe data we, ariko ino ntebe iramvuna nuko nabonye umuntu wagize yerekwa urindiriye guhembwa ngo ngurire intebe, kandi nimutangurira iyo nshaka sinzemera. Ino ntebe iramvuna umugongo rwose. Habonetse abantu bafite yerekwa rikomeye cyane. Yesu we, abanyakanani we, dore ukuntu bagiye kuva mu buzima bwawe. Mubyeyi, ya akira igitinyiro. Uwiteka ohereza igitinyiro muri aba bagabo bateranye. Ohereza igitinyiro mu rubyiruko. Ohereza igitinyiro mu bagore. Nzohereza igitinyiro cyanjye kikugenda imbere we, kikugenda imbere we. Ye baba we, imbere ntabwo tuzi bihari, ariko Uwiteka dusezeranije ko igitinyiro kizajya kigenda kigeza abahivi, abayebusi, abanyakanani, kigenda kibigiza abarangi, abakonikoni, abacennyi, incakura, inajyuwa, inkerebende, indyarya. Nzohereza igitinyiro kijya kikugenda imbere ngo maze nirukane abanyakanani. Mbirukane mu kazi kawe, mbirukane mu rugo rwawe, mbirukane mu bana bawe, mbirukane aho utuye, mbirukane mu kibanza cyawe, mbirukane. Akira ijambo ryo kubirukana. Hare pairegere boshayirekeyebo. Mbirukane. Abanyakanani benshi bacitse intege imbere y'intambara. Imbaraga zabo zarashwanyutse. Bamwe barahunze. Imana itangira gutsinda umwanzi mu mutima mbere yo kumutsinda ku mubiri. Ako kantu mukanyandikira ahantu. Ubundi mu mutima barangije gutsindwa, igisigaje no kumanika amaboko nuko bihagararaho. Yes. Imana itangira gutsinda umwanzi mu mutima mbere yo kumutsinda ku mubiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndafashijwe. Indwara, ibyago by'ubwoko bitandukanye, ibyago byazanwaga n'Imana ubwayo ibizanira aba bantu bitwa abanyakanani. Turebe gutegeka kwa kabiri uko batubwira. Igice cya 7 umurongo wa 20. Utegeka kwa kabiri igice cya 7 umurongo wa 20. Twumve uko batubwiye. Baratubwiye ngo kandi Uwiteka Imana yawe izabohereza amavubi ageze aho abasigaye bakwihishe bazarimbukira. Vuga ngo fire. Ndafashijwe we, nimuntabara mutere haleluya we. Yewe abanyakanani murajyahe we. Ibitambo byanyu by'abantu, ibitambo by'abana, ibitambo mwatanze ku buzima bwacu, imbaraga zanyu murajyahe we. Haleluya. Kandi Uwiteka Imana, umva ijambo riryoshye. Kandi Uwiteka Imana yawe izaboherezamo mo hagati mu bana, mu miryango, mu nama zabo aho barira ya mafa banywera za kofi. Izaboherezamo bose, umutoyi umukuru. Uvuga igifaransa n'icyongereza, uvuga ikinyarwanda, izaboherezamo. Amavubi ageze aho abasigaye bakwihishe bazarimbukira. Hari abakwihisha utazi bakwihishamo, bakorera ku murongo wa telefone. Hari abanyakanani batakwigaragaje bakorera ku murongo wa telefone. Abo nabo Uwiteka boherejemo. Haleluya, haleluya, haleluya. Aboherejemo tuterapikosaya ritekosaire gorebo. Aboherejemo amavubi aboherejemo. Abo bakwihisha
mu miryango, abo bakwishamo ngo ni abafamiliye, aboherejemo amavubi. Tera haleluya. Yesu we, umva umurongo wa 21. Ntuzabakukira umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri hagati muri mwe, ari Imana ikomeye iteye ubwoba. Uwiteka Imana yawe izirukana imbere yawe ayo mahanga. Ni ruto ntiyayarimbura vuba cyane. Inyamaswa zo mu ishyamba zitagwira zikaguteza. Ni ruto ifata icyambere ikubita, wa kabiri honda, wa gatatu honda, wa kane mwohereza mu kindi gihugu, uwa gatanu ajya gushushanya za Canada n'Ubufaransa, yivugisha Ubufaransa atabuze. Uwa gatanu yohereza mu Nzove kubagara ibisheke. Uwa gatandatu yohereza Kinyamakara gutwika amakara. Uwa karindwi mwohereza Ruwa Faisal muri Bomboni. Uwa munani mwohereza ni ruto. Ariko Uwiteka yaje kubirukana Abanyakanani ku buzima bwawe. Haleluya. Turashoje, tugiye gusenga. Haleluya. Yakoresheje kwirukanwa no gusimburwa. Bamwe barishwe, abandi barirukanwa, abandi barasimburwa, abandi barahunga. Ni ku Uwiteka ajya akora. Tugiye gusengera muri Zaburi ya 78 umurongo wa 55. Zaburi ya 78, aho niho tugiye gusengera tubakubita urw'ingusho aba Banyakanani, aho tugiye kubakubita amatwi akaziba ntibazongere kumva inkuru nziza. Umurongo wa 55 haravuze ngo yirukana amahanga imbere yabo, ibagereshereza imigozi igihugu cyabo kuba umwandu wabo, iturisha imiryango y'Abisiraheli mu mahema yabo ngabo. Nubu tugiye kwinjira mu mavuta yo gusimbura Abanyakanani, kuko Uwiteka abahagurukije mu byacu bari baricayemo, abahagurukije mu bisubizo byacu bari baricayemo. Ndayisenga Rusina ati baribwe n'amavubi mu izina rya Yesu. Yagorata yabahe abahekenye. Tugiye gusengera muri iri jambo riryoshye cyane, kuko bayiraka 55 yirukana amahanga imbere yabo. Yarangije kubirukanira amahanga, ibagereshereza imigozi igihugu cyabo kuba umwandu wabo. Mwakire igihugu, mwakire metero Uwiteka batereye, mwakire ibikingi Uwiteka bahaye, mwakire amazu Uwiteka bahaye, mwakire amahirwe Uwiteka bahaye. Mubyakire katikwa jina la Bwana, mubyakire katikwa jina la Yesu. Haleluya. Ndafashijwe. Mana ihabwe icyubahiro. Iturisha imiryango y'Abisiraheli mu mahema yabo ngabo, ibaturishamo. Tugiye gutura mu byabo. Ubihakana yigendere, ubyemera ko Uwiteka ajya atanga indishyi z'akababaro, tugatura mu byabo. Iby'indangara umwami yarabitanze, yarabahaye baraturwanya, abahaye ntibanyurwa bajya gutambiramo amaraso y'abantu, ariko Uwiteka duhaye amavuta yo gutura mu byabo. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo wanesheje abantu mwese mwateranye, mbahesheje gutura mu bya Abanyakanani bari barateteyemo, kuko Uwiteka abirukanyemo. Mwakire kubituramo, mwakire kubigenjoyinga, mwakire kubiryohamo katikwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mutege ibiganza mbasabire umugisha. Iyo niyo nimero muri kubona iri gutambuka ko gushyigikira iki gicaniro. Ubundi iki gicaniro utagishyigikiye waburi n'umurozi, nawe waburi Umunyakanani. Singiye kurangwa nkubeshye. Ukurikije amavuta Imana yampaye, ukurikije amagambo aryoshye Imana yashyize muri jewe, ukurikije umwanya mba nabahaye, ukurikije ko ibi bintu dukoresha biba byishyuwe amafaranga menshi cyane no guhemba abantu, ubundi udashyigikiye iki gicaniro, ni ukuri na Rayon Sport ntabwo wabazabasha kuyifana, na Peri
na Liverpool na Arsenal ntabwo wazashobora gufana imipira utabasha gushyigikira iki gicaniro, utabasha gushyigikira amavuta mu bushobozi Imana yaguhaye. Rambura ikiganza ngo usengere, ngo uheshe ifunguzo abanyakanani bari bafite, ngo uheshe imidugudu abanyakanani riteko saya, ngo uheshe uburenganzira bwabo abanyakanani bari barakwambuye. Mana mu izina rya Yesu Kristo wanesheje, utubohoreje imirima y'abanyakanani tuyicayemo, utubohoreje haleluya haleluya imiturirwa y'abanyakanani ni kuvuze ubibirukanyemo, kandi twarabibonye si ubwa mbere ibi bintu ufite uburambe mu kazi, ubibirukanyemo kati kwa jina la Yesu Kristo wanesheje haleluya haleluya. Turirukana imbaraga za kugendagaho z'abanyakanani, nguhesheje ibyawe abanyakanani bari barakwambuye. Guhera uyu munsi utsinze utaburanye, sabye umugisha mu biganza byawe, umugisha w'uburyo bwose, umugisha w'amabara yose, umugisha uvuga, umugisha urandaranda, umugisha wo mu gihugu, umugisha w'umuhama, umugisha mu mudugudu, umugisha w'igikundiro, umugisha wo kumenyekana, umugisha w'ubuzima. Ndagusabiye mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera. Mwese muvuge cyane ngo amena 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 amena. Haleluya haleluya. Imana ibaho umugisha cyane. Tugeze ku musozo. Ndashimira abantu bo kuri Zoom mwihanganye mukaba muntije iminota 20 kugira ngo iri somo ritambuke neza, kandi ngira ngo mwafashijwe pe. Ubuse ni mwafashijwe kwera iri somo ntabwo ndigejeje ku musozo. Iyo ndicimburamo hagati nari kuba ndi umwigisha.